Mwiriranwe amahoro. Amahoro y'Imana nizere ko yabanye namwe, natwe Imana yaturinze turashima. Uyu ni umunsi wa 29 w'igisibo, turagira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana mu rugendo rwacu rw'iminsi 40 y'igisibo, tukaba tugeze kuri uyu munsi. Ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu kandi ni ubuzima budashyikirwa n'abantu benshi. Niba Imana yaragushoboje ukaba ugeze kuri uyu munsi, uri intwari y'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro ku bwawe. Ijambo ry'umunsi: kubabarira bagenzi bacu nk'uko natwe twababariwe. Turarisanga mu rwandiko rwandikiwe Abakolosayi, ibice 3, turahera ku murongo wa 12. Haranditse ngo, nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yababariye abe ariko namwe mubabarirana. Ariko ikigeretse kuri ibyo byose, mwambara urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, mwugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese ku bw'uwo. Mu buzima busanzwe, mu mibereho ya muntu, hari igihe abantu bakoserezanya, cyangwa se umwe agakorera undi ikintu kitari cyiza. Hari igihe umuntu abikora abyitumye, cyangwa se akabikora bimucitse. Ubwo ni ukuvuga ngo kuba abikoze abyitumye ni ukuba ari ikintu yagambiriye, akavuga ngo ngiye kumukorera iki ngiki kandi ngiye kumubabaza. Iyo umuntu agambiriye kubabaza mugenzi we, arabikora rwose akumva agejeje aho yashakaga kugera, kandi undi nawe akababara, akibaza ikibimuteye bikamushobera. Bene uwo muntu ukora ikintu yagambiriye, ukubabaza yabigambiriye, nta gusaba imbabazi, ahubwo ahora ashaka kugira ngo cya kintu gikomeze kikubabaze, akomeze yumve yishimiye kubabara kwawe. Bene uwo anezezwa n'amarira yawe, anezezwa n'agahinda kawe, anezezwa no gucika intege kwawe, anezezwa no gusubira inyuma kwawe, anezezwa n'ibyago bivuye muri icyo gikorwa cye cyo kukubabaza. Uwo ntago aba agambiriye kugusaba imbabazi, aba agambiriye kubabaza umutima wawe cyane. Akora uko ashoboye ku buryo uwo mubabaro uhinduka nk'igisebe, kandi agakora uko ashoboye ngo ahore agutoneka, wibuke, ukomeze urizwe n'igikomere yaguteye. Ese ubonye umuntu agukoreye ikintu kandi agambiriye kukubabaza, ari cyo yagendereye, wakora iki? Ubundi turakwiriye kugira umutima ukomeye wo kubona ibintu byose nk'ibidahari. Umuntu yakubabaza ukabifata nk'aho utabyumvise cyangwa utabibonye. Yego urababara, ariko kugira ngo umutima wawe utazajya uhora ukurya,
kugira ngo umutima wawe utazajya uhora uhangayitse, usa naho ubihanaguye muri wowe, ukamubabarira atagusabye imbabazi, ukamwereka ko ntacyo byagutwaye, ukamuhisha amarira, ukamuhisha n'agahinda, ukamuhisha yuko byaguteye intimba. Icyo gihe ahubwo uba umukubise inkoni atazigera yibagirwa n'umunsi n'umwe. Icyo gihe kugira ngo wivure, wegera Imana, ukayitakira, ukayibwira agahinda kawe, ukayibwira uko byagenze. Usa naho uri kubwira Imana nkaho uri kubwira umuntu umusubiriramo ibyabaye. Iyo ugenda ubisohora ubwira Imana, ni ukuvuga ngo kumuzirika mu mutima wawe bigenda bisohoka bikakuvamo. Imana nayo ikakuzanira ihumure, kuko icyo Imana ibereyeho ni ukuduha amahoro yo mu mutima. Itaduhaye amahoro yo mu mutima, erega bamwe baba barasandaye, kuko abadutera agahinda ni benshi, abatujomba ibikwasi ni benshi, abadukubita inkoni z'amagambo ni benshi. Ariko icyo Imana idusaba ni ukugira ngo tubashe kwiyambura ibyo bikomere twabasha guterwa n'abo bantu, bikazagira ingaruka ku buzima bwacu kandi nta kindi dushoboye gukora. Reka dufate urugero rwa Yesu. Yesu yatangiye umurimo, bene nyina batangira kumukwena ngo ubwo arashaka kumenyekana no kugaragara muri rubanda, kugeza aho igihe bari bagiye i Yerusalemu mu minsi mikuru, bamubwiye ngo ngaho genda ngo ujye i Yerusalemu, ngo kuko umuntu ushaka kumenyekana ngo agende agakorera ibye ku mugaragaro. Ariko bari barimo kumucenga basa n'abamunnyega. Tekereza kunyegwa n'abavandimwe bawe, kandi ibyo ari byo byose hari icyo bari bamuziho gifite umumaro. Kandi rimwe na rimwe hari igihe bamushakaga bagira ngo hari ibyo ari gukora ntabizi. Muribuka umunsi yari ari kwigisha, nuko abantu bakamubwira ngo dore ngo nyoko na bene nyoko baragushaka hanze. Arababwira ngo bene mama na mama naba bari kumva ijambo ry'Imana. None se bamushakiraga iki? Babonaga ibyo ari gukora bagashaka kubimukuramo, basa n'abo bamubwira bati usa n'uwavangiwe. Ariko Yesu yari azi ko icyo ari gukora ari icy'ingenzi mu buzima, yari azi ko nabo kibafitiye umumaro, ndetse natwe kizatugirira umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Havuyeho abavandimwe be, haje abatambyi, haje n'abanditsi, haje n'abafarisayo. Nabo batangira kumutuka bati burya ibyo uri gukorana na Belizebuli. Baramubwira ati ibyo uri gukora ntabwo uri umwana w'Imana. Baramutuka, baramucyocora, aho anyuze hose bakamukurikiza amagambo, aho anyuze hose bakamukurikiza imitego, bakazana ibibazo byo kugira ngo bamutege gusa atari ugushaka kumva ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ibikomere bashakaga kumutera, ariko kuko ari Imana ntago we bashoboraga gukomeretsa umutima we. Yarababwiraga ati nsanzwe mbazi, ndabazi, nzi ko muri abantu batagonda ijosi. Tuvuye ku bantu bo hanze tujya ku ntumwa yatoranije. Yuda Isikariyoti yavamo, agira inyota y'amafaranga, aravuga ati ndakugurisha rwose, ndagukuramwo amafaranga, ndabizi neza, ndabirira amafaranga, ubundi ibitangaza byawe ndabizi, urabanyuramo nk'uko usanzwe ubanyuramo. Ntiyamenya yuko ari umunsi wageze, kandi ntiyamenya neza icyazanye Yesu icyo ari cyo, ntiyamenya n'uzasoza umugambi wo kugambana uwo ari we. Arangije arishora, agambanira Yesu, hanyuma ibiceri 30 aba ari byamugura. Tekereza nawe, Yesu bari bamaranye imyaka 3 basangira akabisi n'agahiye, barara hamwe rwa ntambi, aremera aramugambanira ku biceri 30. Reba iyo mibabaro Yesu yakiraga mu mutima we. Iyaba umuntu usanzwe iriya mibabaro iba yaramuteye intimba ndetse ikamutera kwanga abantu. Ariko tekereza kugira ngo barinde bageza ku munsi wa nyuma ari kumwe na Yuda, kandi azi neza ko ari we uri kumugambanira.
ntiyamwirukana, ntiyagira gute, ntiyamucyaha, ntiyamutuka, donc ababarira mu mutima. Uzabibwirwa nuko igihe yari ari mu gashyamba i Getsimani yababaye, akabira ibyuya bivanze n'amaraso. Yesaya mu gice cya 53 aravuga ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba mu mutima. Reka tuhasome twumve uko hatubwira. Haranditse ngo kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye, ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yarasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Umurongo wa 4 aranditse ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yarashenjaguwe, gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Ni ukuri umutima wa Yesu warababaye. Uzi kubabara ubabajwe n'abo wagiriye neza? Nta muntu wigeze ugirira neza yarangiza akaguca amazi, akakubona nk'aho ntacyo uvuze, akajya gusuzugura kurebera ku rutugu. Ntago birakubaho ngo urebe uko bimera? Ngo kuko umwami wacu twamugize. Imana itubabarire. Iki gisibo kitwigishe, tumusubize agaciro, kandi ni ukuri nubwo uyu munsi wowe utakamusubiza, hari benshi bazakamusubiza, kandi naho bataboneka ngo bakamuhe, n'ubundi data wa twese yarakamuhaye. Yasubiranye icyubahiro yari afite mbere y'uko aza mu isi. Nahabwe ikuzo n'icyubahiro. Twarimo tuvuga ku muntu ukubabaza bigambiriye, ashaka kukurisha umutima. Turi kuvuga ngo murekure, mubabarire, igakurekura bene uwo muntu, kuko we yibereye hariya, agaramye hariya, ntacyo bimubwiye iby'imibabaro yawe, ahubwo arashaka gukomeza. Ariko wowe icyo ugomba gukora, ugomba urwane intambara nziza, wihingemo amahoro, wihingemo urukundo, wishakamo imbabazi n'ineza. Uvuge ngo uzaza afite ibiro 100 ashaka kuntera by'imibabaro, azasanga afite ibiro 500 byo kwihangana no kubabarira no kwirengagiza ibyo yakoze, mbifate nk'aho bidahari. Kuko iyo ubifashe nk'aho bidahari ndetse ukamwereka ko ntacyo wabaye, ahubwo niwe ujya mu mwanya wawe akababara, akabona ko yakoreye ubusa. Ibi bizagukiza uburakari, buzagukiza inzika. Umunsi wa 29 uradusaba gufungura umutima tukababarira by'ukuri. Ni ukuvuga ngo fungura uwo mutima, ubifate nk'ibitariho, ufate nk'ibitabayeho. Yego ntabwo uri bubyibagirwe kuko birahari, ni amateka yawe, ariko noneho icyo gukora ni ukugira ngo umutima wawe ubohoke. Kandi wenda n'igihe nawe azabohokera akaza kugusaba imbabazi, azasange warazimuhaye atanazigusabye. Nuko umubwira uti narakubabariye uhereye urya munsi wakoraga birya. Ibyo bizatuma umutima wawe uhorana umutuzo, uzahorana amahoro yawe, ayo Yesu atanga azahora mu mutima wawe, kuko uzajya ubona ibintu byose nk'ibitabayeho. Wikomereze urugendo rwawe, wikomereze ibikorwa byawe, wikomereze imigambi yawe n'ibyifuzo byawe, ntawe ugusubije inyuma, ntawe uguciye intege, ntawe ukubujije kujya mbere.
ubwo ibyo nubishobora, ni ukuvuga noneho hazabaho icyo kuba noneho wubaha Imana ushaka kugira umutima wera. Ibyo byari mu buzima busanzwe, ariko noneho urashaka kugira umutima wera. Ni ukuvuga ngo ugomba guhinga urukundo kandi ugahinga imbabazi n'ineza, ngo mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa na mugenzi we. Ni ukuvuga ngo uzaba uhinze noneho iby'Imana. Tuvuye mu buzima busanzwe, noneho winjiye mu buryo bw'Imana, bw'ubumana bukurimo, kubaha Imana no kwicisha bugufi. Bizagufasha kugira ngo noneho urugendo rwawe ruhame, noneho imbabazi zibe iz'ukuri, urukundo ruba urw'ukuri, kabone n'aho wa muntu yaba agikomeje, ariko kumwereka ko ibyo ngibyo wabirenzeho, bifite umumaro kuri wowe, bifite n'umumaro kuri we no ku isi muri rusange, no ku babibona no ku babyumvise muri rusange. Ese urashaka kwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana? Reka dusengane rino sengesho. Mana Data wa twese wo mu ijuru, Imana ikomeye kandi Imana itunganye, Imana ibabarira ibyaha twakoze kandi ikatugirira neza, ndagusabye ngo umpe umutima wo kubabarira, nkuramo inzika n'uburakari, unyigishe gukunda nk'uko nawe unkunda, kandi unyigishe guca bugufi mu minsi yanjye yose, kandi umutima w'imbabazi ntukabure muri njye. Nyambika amahoro nk'imyambaro y'umurimbo, unyambike urukundo nk'umwitero, kandi mwami wanjye Imana, ineza yawe nyambare nk'umukenyero. Urakoze cyane ko wumvise gusenga, mbisabye ninginga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.